Reka tubashimire mwese akomeje kurikira Victory TV tubabwira ngo iki ni cya kiganiro The Reflection Show, ikiganiro dutumira abastari, ikiganiro tubabwira amakuru atandukanye ayavuye kuri social medias, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ni show kubera ko tubafitiye abahanzi batandukanye. Uyu munsi tubafitiye Olivier the Legend ndetse dufite Prosper Nkomezi. No kuvuga ngo hano kuri Victory TV ntuze gucikwa. Igihe gito dufite turaza kubagezaho training stories, turabaza kubagezaho Store Box meza gusangamo amakuru atandukanye, amafilimi muzareba muri iki cyumweru n'ibiki byasohotse byaturutse hanze ndetse no mu Rwanda. Ariko turagira ngo tubabwire ngo muri Store Box biraza kuba ari ibicika. Naho muri training stories turaza kuba tubagira ku mbuga nkoranyambaga z'abantu batandukanye, tubabwire ngo n'ibiki byasohotse n'ibiki biri kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mpishurira mwami wanjye ukusa wowe mwami mwiza, icyo nzi neza ntuhishurwa nzasa nawe, icyo nzi neza ntuhishurwa nzasa. Yes, nkuko twe twabwiye hano kuri Victory TV tubabwira ko turi buze kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi kwa turi kumwe na Olivier the Legend. Olivier the Legend imeze bite? Na mahoro masa. Ya abantu benshi wenda harimo abagukurikiye bakuzi cyane muri gospel, ariko harandi baba batakuzi. Yego. Uyu munsi hano rero harimo abafans bawe n'abandi bantu benshi bagiye guhita bakumenya kubera ko Victory TV tumaze iminsi tukwiteguye tugutegereje, twagiye tubicisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo abantu benshi bazabe bagukurikiye kuri aya masaha. Yego murakoze. Ya turagira ngo wibwire noneho abantu muri rusange, ari abakuzi ari abagukunze, bari bakumbuye no kumva ijwi ryawe ndetse bakeneye no kukumenya, n'abandi bari kuri TV bataba bakuzi, turagira ngo nabo ubibwire. Murakoze. Amazina yanjye by'umwihariko ni umuhanzi Olivier, ariko indangamuntu yanjye, ariko mu busanzwe mu muziki nkoresha Olivier the Legend. Ndakishijwe nsengera muri New Life in Just Ministry Ikinyinya, ndumuramyi, ndumwanditsi w'indirimbo ya. Ariko ngaho bibwire mu izina ry'abahanzi, bibwireho mu izina ry'abahanzi. Ni wowe meye kuzakumvira, ni wowe meye kuzakunshungura, ni wowe meye kuzakumvira. Wasize byose nta na kimwe wagundiriye, wasize byose nta na kimwe wagundiriye, ni wowe meye kuzakumvira, ni wowe meye kuzakunshungura, ni wowe meye kuzakumvira. Wasize byose nta na kimwe wagundiriye, Yesu we ibyo wakoze byarandenze, Yesu we ibyo wakoze byarandenze, wasize byose nta na kimwe wagundiriye, wasize byose nta na kimwe wagundiriye. Murakoze. Mwabyumviye rero ko Olivier the Legend, mwabyumviye n'ijwi rye. Ngewe nari nafashijwe, sinzi mwebwe uko bimeze, ariko nyine nafashijwe by the way, ariko nabonye wazanye n'umusore w'umucuranzi. Ndagira ngo natwibwireho, numvisha hari ukuntu akora mu murya, hari ukuntu kirigiti nanga kumva ibintu. Mwe murabyumva mute? Ya Okay, murakoze. Nitwa Gatera Emi. Ncuranga acoustique, nsengera muri Église Vivante. Sonatube. Olivier the Legend, umuziki wawe muri rusange urabona hari ahantu uva hari aho ugana, urabona bimeze bite muri muzika? Yego, hari icyerekezo, hari aho umuntu yavuye, hari naho ateganya kugera, hari naho agiye ageze, hari naho ashaka kugera. So hamwe n'Imana ndizera ko hari amashimwe. Yego. Ya Olivier the Legend, ni iyihe ntumbero ufite mu gihe wenda
cy'imyaka runaka niye ntumbero ufite muri muzika? Intumbero yambere no gukorera umwami, kwamamaza umwami ku isi yose nta mupaka. Yego. Ikindi kintu abantu baba bakeneye ibihangano byawe, abakeneye ku accessinga ku bihangano byawe babisanga hehe muri rusange? Yego murakoze. Ushobora kujya kuri YouTube channel yanjye Olivier the Legend, ushobora kuyibona, ushobora kufollowinga page yanjye Olivier the Legend kuri Facebook, kuri Instagram ni Olivier the Legend official. Aho ushobora gusanga ibihangano byawe. Yego. So Olivier, umaze kugira indirimbo zinga bundi muri rusange? Murakoze. Indirimbo zo ni nyinshi. Mfite album zigize muri 3. Album 3? Yego. Yes, mwabyumviye rero ko Olivier the Legend amaze kugira album 3. Ese Olivier, mu ndirimbo zawe ukora uteganya gukora amashusho ryari ariko tudakunze kubibona? Ndi mu myiteguro, ndimo ndabyitaho hamwe n'Imana, ndabizi neza ko minsi mikeya muraza kubibona, biraza kubageraho Victory TV. And ese management yawe ihagaze ite muri muzika? Ihagaze neza cyane. Ni wowe umanagingwa gute? Ese uri managinga, ufite manager, bihagaze bite? Manager byo ntago birazamo neza ariko biri mu nzira zacu. Yego. Niba atari banga se araho ni hehe birimo gushaka kwinjirira kuko uko byasa kose management ufite ahantu uri kumva biri kugenda bituruka, bivuze ngo hari mu by'ukuri hari ahantu biri kugenda bishaka guturuka. Management yawe urabona ihagaze ite? Urabona iri kwenda guturuka he? Management ya mbere ni ukwakira Kristo umutima wanjye mwuka wera, ariko hagatangwa mfite abantu bamwe ibitekerezo, mfite team nyuma yanjye ikunda ku ibitekerezo ifasha umunsi kundi. Okay. Buturo bw'imitima yacu bw'ubwamo bw'abagushaka, ni wowe soko imara inyota, ni wowe buye rikomeza imfuruka, ni wowe gusa, ni wowe gusa, ni wowe gusa, uri umugabo Yesu we, uri nahemuka, aho twasezeraniye niho tuzahurira. Uri umugabo Yesu we, uri nahemuka, aho twasezeraniye niho tuzahurira. Wowe utubera aho tutari, kukubera hose icyarimwe. Wowe utubera aho tutari, kukubera hose icyarimwe. Icyo yavuze yarakivuze, icyo yanditse yaracyanditse. Humura niyo yavuze, humura niyo yavuze. Murakoze. Yes, mwabyumvise rero ko Olivier the Legend uyu munsi hano nadutaramiye ngiye narindi mu gakiza siko mwe byari bimeze ariko ibintu byari show. Yes, ndagira ngo mbabwire ngo ikiganiro cyacu kirimo kigera ku musozi, ikiganiro twajyanye na Olivier the Legend. Yongera twibutse imbuga nkoranyambaga ziwe twamusangaho kugira ngo tuze gusoza turirimba karirimba ko mu mwuka. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashaka kubanza gushimira mwebwe mwadutumiye ndetse na team technique yose. Imana ibahe umugisha. So imbuga nkoranyambaga zanjye ni nkoresha ni amazina nkoresha cyane cyane kuri Facebook ni Olivier the Legend, Instagram naho ni Olivier the Legend official, YouTube channel yanjye nayo ni Olivier the Legend. Mugakora na subscribe musharing muteze impano imbere kubera ko ndabizi mwabyumvishe mwari muri mu gakiza. Yego. Hari akaririmbo nshaka ko tuza kuririmba. Kavuga ngo Victory belong to Jesus, nako dusorejeho kugira ngo yes tuzo guhita dukomeza n'ibindi biganiro hano kuri Victory TV. Yes.
Who can stay the guest alone? No one can, no one will. Oh, who can stay the guest alone? No one can, no one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Him. Victory belongs to you. Victory belongs to Him. Victory belongs to you. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Yes, Olivier the Legend, turabashimiye. Reka habeho kugenda, reka habeho kubabahora kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu kuri hano kuri Victory TV. Twavuga ngo muracyari mu kiganiro The Reflection Show, ikiganiro tubatumira abastari batandukanye. Ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu za Victory TV ugakurikirana buri kimwe cyose. Yes, Olivier. Yes. Mwakoze kuza. Mwakoze cyane namwe Reflection. The Reflection Show. The Reflection Show. Yeah. God bless you so much. Yes. And we love you so much. Thank you. And keep it up. Eh? Thank you, bro. Thank you. Yes. Namwe mudukoreye neza ibintu bigenze neza.